urebye uburyo abantu bahangayitse imitima uyu munsi imperuka ibaye imana iramutse ivuze abantu bajya mu ijuru baba ari bake pe kuko abantu benshi barahangayitse abantu bahagaritse imitima kandi iyo umutima uhangayitse uhagaze umutima uri muri we uwo ruteraguza ntushobora kunezeza imana iyo urebye hano ku isi ubona abantu benshi bafite icyo twakita ihubangana abantu benshi bahagaritse imitima ari abasenga ari abadasenga ari urubyiruko ari abakuru urabona ko abantu benshi bahagaritse imitima umuryango wawe gutera guhagarika umutima aho washatse hagutera guhagarika umutima ubukene bwagutera guhagarika umutima intambara zo mu isi zagutera guhagarika umutima ariko umva icyatuma tudahagarika umutima niba usenga imana izera imana kuko imana ifite ubushobozi ese wari uzi ko wowe nubwo ubona satani ari gutera ubwoba hari ububasha Yesu yagusigiye wari uzi ko Kristo hari ubushobozi yagusigiye wari uzi ko hari ububasha buri muri wowe yaravuze ngo unyizera haleluya azakora ubwo n'ububasha ubwo bubasha buguhesha kudahangayika buguhesha kudatakaza ukwizera buguhesha kuticira inzira buguhesha elesharamu kutivumbura ku Mana imbaraga zari ziri muri Kristo yarazividuye arazidusigira kuko mu ijuru nta barwayi ari gukizayo nta ngumba ari guha urubyaro mu ijuru nta bipfamatwi ari kuzibura nta mpumyi ari guhumura haleluya Yesu agiye mu ijuru yarividuye yafashe imbaraga zari zimurimo azisigira abizera ikibazo mw'ikino gihe ntabwo abantu bazi ko bazi Yesu ashimwe nshuti bakundwa nshuti z'umusaraba tujye kubasuhuza hari Imana Wellars muri kumwe turashima Imana ko Imana iturinze ko tumaze iminsi turi ku live ariko uyu munsi twifuza kugezaho ijambo rero Imana ibishimire kandi umwuka wera abashigikire imbaraga z'Imana zibabeho hari Imana Wellars turatanga dusenga Imana kandi turashimira abantu mwese mubona linki ari ubwa mbere mugakora subscribe ndetse mukana comment ndetse mugana sharing ijambo ry'Imana mukarisangiza n'abandi mwese abikora Imana ibamugisha turashima n'abatiranga gusengerwa mwese Imana ibamugisha Mana data mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambo wa mwiza tugushimiye ineza tugirira tugushimiye ko ari wowe utwimana tugushimiye ko turinda izina ryawe niryamamare izina ryawe rishyirwe hejuru turasabye kugira ngo buri wese uzumvira ijambo yaburushya abaremerewe umutima uzatuze kandi uzamukomereze umutima kandi uzarwane n'ibimurwanya kandi uzamutsindire ibigeragezo dusenze kuri byo twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen turashima Imana ko Imana iturinze turashima Imana ko Imana itwitayeho turashima Imana ko Imana ishobora byose turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 14 Yohana ibice 14 turahera ku murongo waho wa mbere hari ijambo rivuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mba mbibabwiye
kuko ngiye kubategurira ahanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana kandi mugubwe neza mu nzu ya Data. Turongera dusome no hepfo ku murongo waho wa 12 hari ijambo rivuze ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko ngiye kwa Data. 13 kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Imana ishimwe. Kugira ngo Data yubahirishwe mu izina rye. Iri jambo nibyo tugiye kuganira ryitwa ngo nimuhagarike imitima. Iyo urebye hano ku isi ubona abantu benshi bafite icyo twakita ihubangana. Abantu benshi bahagaritse imitima, ari abasenga, ari abadasenga, ari urubyiruko, ari abakuru. Urabona ko abantu benshi bahagaritse imitima, ari ababyeyi, ari abagabo. Iyo ubirebye ubona abantu bafite guhangayika cyane, abantu barahangayitse. Ariko Yesu agiye kujya mu ijuru yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, ngahubwo munyizere. Yesu yarazi yuko hari igihe kizagera abantu bagahagarika imitima. Yavuga ngo ibiriho, ariko avuga n'ibizabaho ari ibingibi duhagazemo. Urebye uburyo abantu bahangayitse imitima, uyu munsi imperuka ibaye, impanda iramutse ivuze, abantu bajya mu ijuru baba ari bake pe. Kuko abantu benshi barahangayitse, abantu bahagaritse imitima. Kandi iyo umutima uhangayitse, uhagaze umutima uri muri we uhora uteraguza, ntushobora kunezeza Imana. Ubu uri hagati yo gutakaza ibyiringiro no kuva mu mugambi w'Imana no kuva mu bushake bw'Imana. Yesu yarabwiye ngo simbasize mwenyine, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Reka mbwira umuntu wese nkurikiye, wihagarike umutima wawe, izere Imana, wizere n'umwana wayo. Ibyagutera guhagarika umutima birahari, ibyagutera guhangayika birahari. Amadeni yagutera guhagarika umutima, uburwayi urwaye bwagutera guhagarika umutima, umuryango wawe wagutera guhagarika umutima, aho washatse hagutera guhagarika umutima, ubukene bwagutera guhagarika umutima, intambara zo mu isi zagutera guhagarika umutima. Ariko umva icyatuma tudahagarika umutima, niba usenga Imana, izere Imana kuko Imana ifite ubushobozi, izere Imana kuko Imana ifite ubutware, izere Imana kuko ifite byose mu kiganza. Nta mpamvu yo guhagarika umutima, nta mpamvu yo guhora uzi ko uyu muntu ahagarika umutima ntabwo abasha gusinzira. Imibare iba myinshi, ibibazo bikiyongera, indwara zikiyongera. Ariko uzumva ijambo ryiza ngo nimuhagarike imitima. Iyo wamenye Imana ntuhagarike imitima, ahubwo wizera iza gukura mu bibazo. Kuko Yesu Kristo azi ibibazo tubamo,
azi intambara tubamo, azi amakuba dufite. Yesu Kristo azi ubukene ufite, azi ingorane ufite. Niyo mpamvu utagomba guhagarika umutima ngo umutima wawe ubuze gutuza. Imana ishimwe. Izera Imana kuko Imana ari ibyiringiro byawe. Imana ni umutabazi wawe. Imana ni umujyanama wawe. Imana ni imbaraga yawe. Nta mpamvu yo guhagarika umutima. Hepfo Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo iki hano hepfo kuri 12 ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora iyiruta. Imana ishimwe. Nukuri hari impamvu ukwiye kugira ibyiringiro. Iya mbere nuko Kristo ugomba kumenya ko hari ubutware Kristo yagusigiye. Yesu azi neza, yarazi neza iyi si adusizemo. Yesu azi ibibazo byawe, azi ingorane zawe, azi amakuba yawe, azi intambara uhura nazo. Kana china kimwe Kristo atazi. Ubuzima bw'umuntu bwose Yesu arabuzi, kuko yabuciyemo kuva mu itangira no kugeza agiye. Ubuzima bwacu Kristo arabuzi. Agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo nukuri unyizera azakora. Haleluya. Uzizera, uzanyizera. Imana ishimwe. Yadusigiye ububasha, yadusigiye umurage mwiza. Aravuga ngo umuntu uzamwizera azakora nk'ibyo akora, ndetse azakora ibirutaho ibyo yakoze. Niko dusomye. Ese wari uzi ko wowe nubwo ubona Satani ari gutera ubwoba, hari ububasha Yesu yagusigiye? Wari uzi ko Kristo hari ubushobozi yagusigiye? Wari uzi ko hari ububasha buri muri wowe? Yaravuze ngo unyizera, haleluya, azakora. Ubwo ni ububasha. Ubwo bubasha buguhesha kudahangayika, buguhesha kudatakaza ukwizera, buguhesha kuticira inzira, buguhesha elesharamu, kutivumbura ku Mana, ahubwo ukamenya ko uri umwana w'Imana, kandi muri wowe mw'indani harimo ububasha, harimo n'ubutware, harimo n'imbaraga, harimo ubushobozi. Umuntu Yesu yashize ku isi, umuntu wamenye Kristo akamwizera, yamusigiye ububasha. Haleluya. Umuntu wamenye Kristo akava mu byaha, ukava mu businzi, ukava mu busambanyi, ukava mu bujura, ukamenya Kristo ukamwizera, hari ububasha agiye mu ijambo unyizera. Haleluya. Unyizera. Hari ububasha ababyeyi mufite, hari ububasha abagabo mufite, hari ububasha abakobwa mufite. Icyama ngo umenye ko ububasha bufite. Uramutse umenye ko ufite ububasha, ntabwo amagambo yagutera ubwoba ngo wifuze urupfu. Umuntu amenye ko afite ububasha, ntabwo bakubwira ko bicitse ngo wumve ko bicitse. Uramutse umenye ko ufite ububasha, hari ibyo wategeka, hari ibyo wategeka mu kwizera bikakuva imbere. Imana ishimwe. Ese ufite ukwizera? Wowe nkurikiye ufite ukwizera? Wari uzi ko ufite ububasha? Wari uzi ko ufite ubutware? Wari uzi ko hari ikintu kiri muri wowe? Wari uzi ko wowe uzakora nk'ibyo
Yesu yakoze ndetse wanakora n'ibiruta ibyo yakoze. Ariko uyu munsi ubwoba burakwishe, amaganya arakwishe, agahinda karakwishe, gushidikanya, kubunza imitima, kumva wabivamo, kumva wakicirize, ugeze n'ahantu wumva wakiyahura. Sigaho, reka nkubwire ijambo ryaba ngo nimuhagarike imitima yanyu, ahubwo munyizere. Sigaho guhagarika umutima, kuko wakurikiye ntabwo ananirwa nk'abantu. Ukurikira umuntu ukananirwa, ariko ukurikiye Imana iragukomeza mu rugendo rwawe. Unanirwa, umuntu ananirwa, Imana inanirwa. Yesu wamenye afite misiyo ku buzima bwawe, bwo kukuremera igitangaza, bwo kukuremera ahazaza. Icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukwera imbuto, icyo usabwa ni ukwizera ko hari muri wowe mw'indani harimo ububasha abantu bataruzi. Iyo umuntu agize amahirwe akamenya Kristo, akamwizera, akamukiranukira, ahabwa ububasha. Rikababwira none se iyo dusengera umuntu agakira, hari ikintu tuba tumuhaye? Ishaka kwivuga gutyo ntatanze urugero. Iyo dusengera umuntu, abakozi Imana mumurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, abari hano mu gihugu cyacu, abari hano batandukanye, iyo usengeye umuntu yarabuze urubyaro akarubona, wagize ngo n'imbaraga uvanye kwa so, ni ububasha Yesu yagusigiye. Iyo usengeye akazi, abandi barakabuze, ukumara ngo mwana wanjye nguhaye akazi, wagize ngo nukubera kuzi gusenga cyane, ni ububasha Yesu yadusigiye. Yaravuze ngo mbasigiye, haleluya, ararahira ngo nukuri unyizera olashara bori amaba, unyizera azakora ngibyo ndi gukora. Arangiza arababwira ngo azakora ibiruta ibyo nakoze. Iyo turambitse ibiganza ku barwayi bagakira, ubwo ni ububasha. Iyo turi ibyica ntibitwice, ubwo ni ububasha dufite. Iyo turenze inzatsi ntibiduhitane, ni ukubera ububasha dusigiye. Iyo urenze amarozi bayaguteze mu gitondo ntaguhitane, ubwo ni ububasha. Haleluya, haleluya. Iyo ubonye ubaye muri Kigali nta kazi ugira, imyaka kandi ugasa neza, ubwo ni ububasha. Unyizera, haleluya, babishimwe, hari ububasha Yesu yagusigiye. Iyo ubonye wize bikemera, ni ububasha. Iyo ucuruze bikemera, ni ububasha. Iyo ukwambuye urahomba ugataha. Yadusigiye ububasha bwo gukora ibirenze ibyo yakoze. Dufite akazi, abantu bamenye izina rya Yesu, abantu bamenye Imana, bafite akazi gakomeye. Dufite akazi gakomeye ko gukora. Ndabwira umuntu nkurikiye wese ko ufite akazi ko gukora. Ku munsi w'imperuka iyi raporo izakuzaho. Uyu murage bazangarura kubaza ngo ko bagusigiye umurage wo gukora ibiruta ibyo Yesu yakoze. Bazakubaza ngo wakoze iki? Mu murimo w'Imana wakoze iki? Muri korali wakoze iki? Mu mpfubyi wakoze iki? Mu bapfakazi wakoze iki? Ese mu kazi kawe witwara? Kandi Yesu ibintu bye byari byejejwe. Imirimo ya Yesu yari yejejwe, nta manyanga. Ibitangaza bye ntabwo ari bya bintu by'abatubuzi mu isi mbona bya kino gihe, byari byejejwe. Yahumuye impumyi, yazuye umwana wa Yariyo, yakoze ibintu n'ibitangaza bikomeye. Yazuye umwana w'umupfakazi w'umuhungu. Ibyo nibyo azatubaza. Abashumba bavuga ubutumwa bahanuza azabaza ngo mwazuye bangahe? Ni bangahe umaze kuzura? Ni bangahe umaze gusengera? Hari umurage ufite ukwe. Umuntu wese wamenye Kristo
ntiwibwire ko ugenda mu mavuta ya bene wanyu, ugomba kugendera mu mavuta ya Yesu. Amavuta tugenderamo ntabwo ari amavuta y'abashumba batuyoboye, oya, ni amavuta y'umwana wa Imana, ni amavuta ya Yesu. Unyizera Mana ishimwe, ugomba kugendera mu mavuta ya Yesu Kristo, ukayagenderamo, ukayishimiramo. Iyo umaze kumenya ubu bubasha, ntabwo usengera umusazi udakazwa ufite ubwo ati ahari biramuvamo binge oyi. Nta muzimu wigeze uva mu musazi ngo ujye muri Yesu, kandi yadusigiye ububasha. Imbaraga zari ziri muri Kristo yarazividuye arazidusigira, kuko mu ijuru nta barwayi ari gukizayo, nta ngumba ari guha urubyaro mu ijuru, nta bipfamatwi ari kuzibura, nta mpumyi ari guhumura. Haleluya! Yesu agiye mu ijuru yarividuye, yafashe imbaraga zari zimurimo azisigira abizera. Ikibazo mw'ikino gihe ntabwo abantu bazi ko bazifite. Iyo dusenga nk'aho dusenga nk'aho turi kuzikura ahantu kure cyane. Oya, Yesu n'ubu ndi kubwiriza cyane, yaba ngo ufite kwizera ye, okay, ikuru bwawe igende, umuntu akikurubira bw'akagenda kubera ububasha. Hanyuma mu ijuru nta bantu ari gukiza, yadusigiye ububasha barokore. Ndagira ngo umutima wawe wishime kandi unezerwe, kuko hari ububasha ufite umurozi atatinyuka. Hari ububasha dufite Satani atinya, kuko Yesu agiye kujya mu icyo yabanje gukora, yabanje kwaka imbaraga Satani, yabanje kumwambura urufunguzo rw'abera, yabanje amwambura ubushobozi. Iyo umaze kumenya ububasha ufite, umurozi agutinya utarasenga, abazimu bagutinya utarasenga. Ikintu Satani ahisha abantu abahisha kwisobanukirwa. Ikintu umurozi aguhisha na Satani baguhisha kwisobanukirwa. Iyo hari ububasha ufite, hari ubutware ufite, hari imbaraga wasigiwe, hari umurage wasigiwe, ukwiye kumenya ko hari ububasha Yesu Kristo yagusigiye. Warangiza ukajya usenga wizera, apana gusenga utitimira, apana gusengera umuntu ufite ubwoba. Hari umuntu ajya gusenga, ajya gusenga asanga abantu basengera umuntu, bazanye amazi, bazanye iki, bari kumutsirita ibitabo, bari kumutsirita za Bibiliya. Reka iyo umaze kumenya ko hari ububasha wasigiwe, yaravuze ngo mbahaye gukira, mbahaye ubuzima, mbahaye kunezerwa, mbahaye kugira agaciro. Nshuti mwe munkurikiye, iri jambo rikubake, utekereze ese mfite ububasha, ese mfite ubutware, ese mfite imbaraga, ese nizeye. Niba utari wizeye, ndakwifuriza kwizera, kandi iri jambo rizagufasha. Uzajya kubona kurikurikira kwa gatandatu. Ububasha Yesu aguhereza ububasha mu kazi kawe, wakira ububasha ku bana bawe, wakira ububasha mu rugo rwawe, wakira ububasha muri famille yawe, wakira ububasha. Ibigwiga byose turabitangariza ko hari ububasha wasigiwe. Erepai, ububasha buzagusimbutsa, buzakuraho ibikomere. Ndakwifuriza kumenya ko hari ububasha ubana nabwo. Ntabwo uri wenyine, hari imbaraga Yesu yashize muri wowe. Ibikurwanya byose bitsindwe. Reka dusenga uyu mwanya. Nimba urwaye, nimba ufite amadeni, nimba ufite agahinda, nimba wabuze icyerekezo, nimba wumva wakwica inzira, nimba unaniwe mu by'agakiza, sobanukirwa ko Yesu yagusigiye ububasha. Ububasha buri muri wowe n'indani. Numara kubisobanukirwa wizere, hanyuma dusenge. Nzi neza ko hari ibintu bitangaza, hari Imana irakora mu buzima bwawe. Iri jambo rifashe umutima wawe, rikubakire amateka, kandi Kristo anatararize ibikurwanya byose. Reka dusenge Imana. Ndakwifuriza kugira ububasha mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha,
uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Ndasengeye umubyeyi unkurikiye, ndasengeye umugabo unkurikiye, ndasengeye umukobwa unkurikiye, ndasengeye umusore unkurikiye, ngo umuhe kwizera kandi abashe gutegeka ibyari byamwitambitse imbere, ategeke indwara zamwitambitse imbere, ategeke amagena muri imbere, ategeke inzingo zimuri imbere, ategeke za kane zimuriho, ategeke inyuro zimuriho, aliwasika, ategeke agahinda kamuriho, ategeke imijugujugu imuriho. Umuntu wese umurikiye muhe imbaraga zo gutegeka ibyamucikamiye, ategeke ibyamudindije. Turashwanyaguze imigambi ya Satani yose mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese yakire ubu bubasha kandi abugendere. Mavuta y'Imana mubeho, baraka zisumba byose zimugote, muhindurire izina, umwagure muri byose. Ufashe urubyiruko, ufashe ababyeyi, ufashe abagabo, ufashe itorero, ufashe igihugu, ugirire neza buri muntu wese amenye ko hari ububasha agifite. Ibimugendaho byose bihure n'ububasha, ibimutsikamira bihure n'ububasha. Urakoze kandi kwikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Imana Wellars, ijambo ry'Imana muzajya mukurikira ku wa gatandatu.